Izina Kigali ryatangiye kuvugwa mu gihe cy'umwami Kigeli Mukobanya watwaye u Rwanda hagati y'1378 ndetse n'1411. Nyuma yo gutsinda urugamba rukomeye akigarurira akarere kitwaga Ibwanacyambwe, yahise aha aka gace izina Kigali, bisobanura ko igihugu cyari cyabaye Kigali kandi hakaba ahantu hejuru. Iri zina bwa mbere ryiswe Kigali ku musozi wa Kigali, ngira ngo murawuzi ko ariho umwami yari ahagaze icyo gihe. Muri icyo gihe Kigali ntiwari umujyi nk'uko tuwuzi uyu munsi, ahubwo cyari igice cy'akarere k'Ibwanacyambwe mu bihe bya mbere y'ubukoloni. Umwaka w'1907 umushakashatsi n'umuganga w'umudage witwaga Dr. Richard Kandt yashinze umujyi wa Kigali nk'icyicaro cy'ubutegetsi bw'Abadage. Yahisemo Kigali kubera ko hari hagati mu gihugu kandi hafite imisozi myiza iboneka neza cyangwa se igaragara mu buryo butangaje. Inzu ya mbere ubu izwi nka Kant House Museum iri mu cyahafi munsi yo mu mujyi. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi mu mwaka w'1916 Ababiligi basimbuye Abadage, Kigali ikomeza gukoreshwa nk'icyicaro cy'ubutegetsi, mu gihe Nyanza wari umurwa usanzwe w'ubwami cyangwa se w'abami. Mu mwaka w'1962 u Rwanda rumaze kubona ubwigenge, Kigali yahiswemo cyangwa se yemejwe neza nk'umurwa mukuru w'igihugu isimbura Nyanza.